Philadelphia Imana iratsinda. Turabasubuje igitondo cyiza, Imana ibane namwe. Ni Pasteur Serugendo Dismas vuye mu itoro Pentecote de Réveil Philadelphia. Tubonye akanya keza tugiye kubagezaho ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko mureke tubanze dusenge Imana. Mana urera kandi urakiranuka, turagushimiye kubw'umwanya mwiza nguyu warakoze kuturinda amezi 7 y'uyu mwaka irashize, tugitangiye kwezi kwa 8 ni kubw'imbaraga zawe. Wakoze imirimo ikomeye, bari kure, mu bari hafi, mu bakwizera no mu batakwizera, twese watumurikiye. Niyo mpamvu tugeze kuri tariki tugiye kugeza ubutumwa bwiza ku bwoko bwawe. Banzo twezo dutunganye, weze kirere, weza yameza 7 buryo twagendanye nawe, aho abera batagaze neza, aho batakoze neza, utubabarire. Dusengera ijambo, utuimbaraga, mavuta y'umuka were manuke, abaduteza amatwi bose turabasengeye, ubagirire neza kubw'iri jambo, ribagirire umumaro, rikize bamwe, rigarure bamwe, riongerera abandi imbaraga. Natwe abakozi badushigikire mu iminsi tubashe kugendana nawe nguko bikwiriye. Uwo twirukanye ni Satani mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga ze zose zirwanya umurimo wawe, mbaraga ze zose zirwanya ijambo, kandi udushoboje mwami, utangirane natwe urangizanye natwe. Turagusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mana ihabwa icyubahiro. Muri byo twavuze ko turashima Imana yaraturinze amezi 7, koko by'ukuri usuzumye neza, nanjye nsuzumye neza, twasanga ko Mana yarakoze imirimo. Tugiye kongera tena gukomezanya, kwibutsanya ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo tugiye kuganira riri kuri gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, gice cya 3 kugeza ku gice cya 5. Yari butumwa bwiza bw'Imana yayihaye umuhanuzi nawe abasha kwigeza ku bwoko bw'Abisirayeli. Turasoma mbere ya byose Yesaya 55 gice cya 3 kumanuka ku murongo wa 9. Mutega amatwi muze aho ndi, munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano no rihoraho, ari ryo mbabazi ariyo mbabazi ziwema Dawidi yasezeranijwe. Dore muvaho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami wako n'umugaba wayo. Dore, reka tusubire ku uyu murongo. Dore mubaho umugabo wo guhamya amahanga, akaba umwami wako n'umugaba wayo. Dore uzahamagara ishanga utazi, kandi niryari ritakuzi, rizakwirukiraho kubw'Uwiteka Imana yawe, kubw'Uwiteka Imana yawe, Mana yawe, kubw'Uwiteka wa Isirayeli, kuko azaba aguhitaye icyubahiro. Murongo kurikiraho 6. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwe, ni mumwambaze akiri bugufiya. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira
agaruke, Uwiteka nawe azamugarukira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko azamubabarira rwose pe. Murongo kurikira uravuga, erega ibyo nibwira sibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanje, nuko Uwiteka avuga. Kuko ijuru risumba isi, nuko inzira zanje, kuko ijuru risumba isi, niko inzira zanje zisumba izanyu. Nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Mana ihabwa icyubahiro. Navuze ko iryo niryo jambo tugiye kuganira kubwi uyu mwanya mwiza Imana ituhaye aka kanya bene data yo gukomezanya. Ijambo ry'Imana niyo ibyo kurya by'umukiranutsi. Ijambo ry'Imana niyo yatuhaye agakiza, kandi niyo izatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Reka mbere ya byose tubanze tubabwire umutwe w'iri jambo tugiye kuganira. Umutwe w'iri jambo iravuga iki? Agakiza k'ubuntu katuruka ku Mana. Abakijijwe, ukijijwe, ushaka gukizwa, tumenye ko agakiza k'ubuntu katuruka ku Mana. Imana yakoze mirimo kubwo kutuha agakiza. Ariko hano ku mutwe w'ijambo umuhanuzi aratubwira iki? Agakiza k'ubuntu katuruka ku Mana. Nasanze ku isi ibintu byose by'ubuntu tukunda kubitesha agaciro, ariko bigurwa tukabihesha agaciro, kandi yari yaturiresha. Mu by'ubuntu bibamo byinshi, ariko agakiza kukahabwa ube ubona ko ari umugisha w'Imana yaguhaye. Kuko hari abantu benshi bapfuye bashaka agakiza ndago babashije kukabona. Na n'ubu hari abantu benshi bifuza agakiza ariko gukizwa byarabananiye. Niyo mpamvu tugomba kuhesha agakiza agaciro. Nuko muhanuzi yavuze gutyo, agakiza k'ubuntu katuruka ku Mana. Navuze ko by'ubuntu tukunda kubitesha agaciro, ariko agakiza ni ikintu kimwe gikomeye ku buzima bw'umuntu. Mana iba igukuye mu maboko y'isi, ikweretse inzira y'urugendo rwiza rw'agakiza. Mu gihe cy'Abisirayeli, mu gihe cyabo, Mana yakoresheje umuhanuzi witwa Yesaya. Yesaya yahanuye ibintu bikomeye mu gihe cye. Yesaya niwe yahanuye buryo umwari yazasaminda. Yesaya yahanuye buzima bwose bwa Kristo, kuvuka kwe, kubaho kwe, no gupfa kwe, no kuzuka kwe. Yarahanuwe n'umuhanuzi Yesaya. Bigaragara ko Imana yamukoresheje umurimo ukomeye. Nguko nawe irimo kugukoresha, nguko nawe ishobora kugukoresha kubw'agakiza k'ubuntu twahawe n'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Agakiza k'ubuntu katuruka ku Mana. Abantu bose bafite agakiza shobora gusuzuma neza mu bwenge n'ibitekerezo byanjye, nta muntu wihaye agakiza katurutse ku Mana. N'ikimenyetso kitwereka ko agakiza k'ubuntu katurutse ku Mana, nuko yakoze iki? Yatwitangiye umwana wayo w'ikinege. Ikimenyetso nta mwana w'umuntu wagombaga kubikora. Mu gihe cy'Abisirayeli bageze ku rwego rumwe batakibuka by'agakiza, batangira gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, batangira kugendera mu nzira itari inzira y'abakijijwe, batangira gufatanya n'abanyamahanga, batangira kugenda mu ngeso zitari nziza. Mana ikoresha Yesaya
aza ng'umuntu ushaka kongera kubibutsa iby'agakiza. Mbasobanukirwe ko agakiza k'ubuntu bahawe katurutse ku Mana. Mu gihe tufite icyo kimenyetso cy'agakiza twahawe, ntago turi abo kuva mu bushake bw'Imana, ntago turi abo gukora ibibi. Tugomba kubaha amategeko y'Imana no kuhesha agakiza kacu agaciro kuko katurutse ku Uwiteka. Niyo twasomye aya magambo mu icyo gihe Abisirayeli, tuvuze ijambo rikora iki ridufasha, rivuga ko baraguye, bavuye mu bushake bw'Imana. Mana nayo ntago buzi ko Imana idakunda ko twava mu bushake bwayo, yaba mu byiza, yaba mu bikomeye, yaba mu bibazo. Mana irashaka gusa ko tukomeze dushire byiringiro byacu mu maboko ye, kuko Imana nisha kwemerera turware, Mana isha kwemerera dukene, Mana isha kwemerera tuhure n'ibyago, ariko kandi niwe wemera kandi adukukiza ukire, wemera kandi agukure mu ibyo bibazo wahuye nayo. Na kibazo kigeragera ku mukiranutsi Mana itabigemeye, Mana ibayemeye. Buzima ufite uyu munsi, bibazo ufite uyu munsi, bigeragezo ufite uyu munsi, menya ko Mana yarabyemeye kuko ndawurushije amaboko. Nimba ari umuntu wakuhagurukiye, Mana iremeye ko bibe gutyo, ugira icyo wiga ku uwo muntu wakuhagurukiye. Ariko icyo dushakaho tutasubira inyuma, tutava mu bushaki bwayo. Ariko hano tusanze ko ubwoko bw'Imana Abisirayeli bari bamaze kwibagirwa ko bari ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Niyo Yesaya Mana imuha aya magambo, Yesaya ayigeza ku bwoko bw'Abisirayeli. Yemwe abafite twasomye katatu kuri yo murongo, Yesaya 55. Mutega amatwi muze aho ndi, munyumve. Ahamagaza bwoko bw'Abisirayeli, nimwumve ibyo Uwiteka avuze. Nimutega amatwi muze aho ndi, munyumve. Ubugingo bwanyu bubone kubaho. Mutega amatwi ibi bihe turimo. Natwe ijambo ni ryacu rishaka kutwibutsa ko agakiza k'ubuntu katuruka ku Mana. Buryo urimo kwifata mu gakiza, buryo wahagaze mu gakiza, kandi umuntu wahawe agakiza arakiranukira Imana, yubaha amategeko y'Imana. Umuntu wahawe agakiza akorera Imana mirimo myiza, akera imbuto. Aho ajya hose bakamumona ko ari umuntu w'Imana. Ariko mu gihe duteshutse mu iyo nzira, Mana ntago yatwishimira. Aho nuko koherereza Abisirayeli aya magambo. Mutega amatwi mumve aho ndi, muze aho ndi. Gutega Mana amatwi bitugira umumaro ku buzima bwacu, tukajya aho Mana iri. Mutega amatwi muze aho ndi, munyumve. Kumvira Imana, umuntu wahawe agakiza, kumvira Imana nayo ni ikintu cy'ingenzi ku buzima bwacu. Ubugingo bwanyu bubone kubaho. Gutega amatwi tukava aho turi tugasanga Uwiteka, kumvira Imana, ubugingo bwacu bubone kubaho. Nakindi cyatuma ubugingo bw'umukiranutsi bubashe kubaho no kumvira Imana kitandukanya n'ibibi. Nukwemera gukora ibyo Imana igutegetse, nukwemera kuhagararana n'Imana, nikwemera kugendarana nayo, ukayumvira kuko ari muremyi wawe, ukayumvira kuko yakuhaye agakiza kayo. Yesu adushoboje. Ubugingo bwanyu bubone kubaho, kuko hari ubugingo buzazimwa, hari ubugingo buzapfa mu gihe tukomeje kugendera mu kavuyo, mu gihe dukomeje kutashaka kumvira Imana. Abantu barashaka migisha iva ku Mana cyane cyane ibisi, ariko kumvira Uwiteka biri kure. Abantu barashaka kuhabwa n'Imana, ariko kubaha amategeko y'Imana biri kure. Mana simumyi, Mana igendana n'abakiranutsi, Mana inezezwa n'abakiranutsi.
mani iha umugisha wayo kubakiranuka ababasha kumvira Imana, abasobanukiwe ko agakiza dufite kavuye ku Mana. Kuko mu gihe umaze gusobanukirwa ko agakiza ufite kavuye ku Uwiteka, urakiranuka mbere y'Imana, ukabasha kumvira Imana mu rugendo rwawe. Bandu benshi iminsi bavuye mu bushake bw'Imana bari mu rusaku. Bamwe barakajwe n'amasezerano, bamwe barakajwe n'imyaka bamaze mu rusengero, bamwe barakajwe simbizi n'ubukene. Ariko sobanukirwa ikingenzi ku buzima bwawe kurusha amasezerano n'agakiza. Kandi na nicyo kintu Imana yabanjirije ku buzima bwacu. Ntago wahabwa amasezerano y'Imana utarabanjije kuhabwa agakiza. Ntago wakwitwa mukozi w'Imana utabanje kuhabwa agakiza. Yesu atushoboje, Yesu atukomeze mu bibiye. Abantu batakitinya icyaha, ibi abantu batumvira Imana, ibi abagize rukundo rwabaye simbizi ku buryo bwo kwiyoberanya gusa. Nta rukundo rukibaho ruvuye ku mutima. Bandu baba Kristo bahawe agakiza n'Imana, barasezeranya uyu munsi, mu mezi 2 mwaka utaragera barasaba kutandukana. Oya, ibyo byose musobanukirwe. Ibintu bitwa ama divorce, abantu barimo kwishira imbere mwanya bitwa divorce. Kubashakanye baraba Kristo bahawe agakiza n'Imana, divorce ntago byemewe bene data. Nuko buri muntu asigaye abwiriza ijambo ry'Imana nguko rishaka ashaka. Buri muntu asigaye iyo asoma ijambo ry'Imana nguko akabishira mu buryo ashaka. Ariko ibyo ari bintu turimo gukora bitawanye n'agakiza twahawe. Ari bintu turimo gukora bitemeranye n'ijambo ry'Imana. Yesu atubabarire kandi adushoboje. Turakomeza twari tukiri ku uwo murongo. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho. Mu gihe tuva aho turi tukaegera Imana, tukumvira icyo Imana itubwira, ubugingo bwacu buzabona iki? Kubaho. Imana irongerera avuga iki? Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho. Mbese ni isezerano ritazahinduka, ni isezerano ritazakuvaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho. Abantu twahawe agakiza kubundu katurutse ku Mana. Mureke tushake Imana, tumvira Imana, tugirane busabane bwiza n'Imana mu bibiye turimo. Nawe azasezerana natwe isezerano rihoraho. Ariryo imbabazi zitawema Dawidi yasezeranijwe. Isezerano rihoraho. Ariyo imbabazi Dawidi yahawe rivuye ku Mana. Muzarebe masezerano Dawidi yahawe. Mana yagiye imutaka ivuga ko ntago ndabona umuntu unezeza mutima wanje nka Dawidi. Dawidi ibye byose yari azi ko byaturutse ku Mana. Impano yari afite yari azi ko yaturutse ku Mana. Umugisha yahawe yari azi ko byaturutse ku Mana. Ubwami yayoboraga yari azi ko atari Imana sinagombaga kugira ku uyu mwanya. Akubaha Imana, akumvira Imana. Izo mbuto zari kuri mwami Dawidi. Kubaha Imana ye, akishwa bugufiya mbere yayo, ambara magunira, akoze icyaha arataka mbere y'Uwiteka. Ku bwami bwe bwose gihe cyose yashimaga Imana. Arebye urugamba yarwanye na Sawuli, arebye umuryango yakomotsemo, arareba avuga ko ibi byose nahawe n'Imana. Na niyo mpamvu mu bami bose Bibiliya muvuga ko niwe mwami watinze ku ngoma, kandi igihe cye cyari igihe cy'amahoro. Abisirayeli babonye amahoro kuko yahawe iki?
imbabazi n'Uwiteka. Imana imusezerana isezerano rihoraho, ari ryo imbabazi zitawema Dawidi yasezeranijwe. Murongo ukurikiraho, watuha imbaraga, watuha ubwenge, tukigira ku birenge bya Dawidi, tukasoma ijambo ry'Imana rikadusobanurira buryo yagendanye nayo, buryo yaciye bugufiya mbere yayo, mirimo myiza Dawidi yakoreye Imana, kucishwa bugufiya yacishwaga bugufiya mbere y'Imana. Iyi misi turakorera Imana, ariko mbuto yo gucishwa bugufiya jamais nayo. Abanyimana barikakaza, abafite ubwenge kurusha abandi ku by'Imana barikakaza, sibyo Imana ishaka. Niyo mpamvu tugenda tugabanikirwa mu mavuta twahawe. Mirimo yose ukorera Imana ugomba gucishwa bugufiya. Ufashe biye byo gusenga, cishwa bugufiya. Ufashe biye byo gusoma Bibiliya, cishwa bugufiya, ubashe kuhabwa ubwenge bwo gusobanukirwa iyo jambo ry'Imana. Nimba ari imirimo y'Imana ukora kurusha abandi, ubikore ucishwe bugufi. Ndukirate, ndukikubita igituza ati njyewe nsengera abarwayi bagakira. Ntabwo ari twebwe, ni Imana ikorera muri wewe. Niyo mpamvu tukwiriye guca bugufiya, kuko Imana idukuyemo imbaraga zayo. N'ubu butumwa bwiza ndago twamenya buryo bwo kubuvuga. Murongo wa 4, dore mutanzeho umugabo, inde ni Dawidi, wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Kubwo guca bugufiya kwe, Mana yamutanzeho umwami wo guhamiriza amahanga. Bwana Yesu asifiwe. Mbega umugisha Dawidi yahawe kubera guca bugufiya kwe, kubera gusobanukirwa ko agakiza afite katurutse ku Uwiteka. Kindu cyaturutse ku Mana tugomba kugifata neza, tukihesha agaciro. Tuhore tuca bugufiya mbere y'iyo Mana yatuhaye ako gakiza, cyangwa iyo sezerano, uwo mugisha. Hari abantu benshi bahawe amasezerano ihoraho iva ku Mana, ariko iminsi ubona n'agaciro, abona tukwari bwirenganzira bwanje, ariko hari abandi bifuza nabo kugirirwa neza n'Imana, ariko ntago barabigeraho. Imana ihabwa icyubahiro. Mu byose iyi misi yari kuba misi yacu twebwe abahawe isezerano n'Uwiteka, cyangwa se abahawe agakiza n'Imana, kongera kusuzuma buryo tugendana n'agakiza. Migishira hari abantu Imana yabahaye umugisha, ariko bibagiwe ko ari Imana yabikoze, kandi nabyo si byiza. Hamwe no kugezwa ku rwego urimo, cishwa bugufiya, umenye ko agakiza mfite nahawe n'Uwiteka. Yesu ahabwa icyubahiro. Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Dore uzahamagara ishanga utazi, kandi dore uzahamagara ishanga utazi. Simbizi nimba turimo kumvikana neza. Usanga agaciro mundu afite impano y'Imana, mundu yasizwe amavuta n'Imana kuyobora ubwoko, mundu ufite amasezerano y'Imana, umundu wakijijwe,
ibyo byose ni ibintu dushobora gukurura tukaubaha Imana kurushaho bikurikije ibyo bintu yaduhaye, abandi babishaka babibuze. Sasa niki turimo kubona iyi minsi? Oriyo gushimira Imana kubw'agakiza yaduhaye. Bamwe baratukisha by'agakiza, bamwe baratukisha Imana, bamwe baratukisha ijambo ry'Imana, bamwe baratukisha murimo w'Imana, bamwe baratukisha imigisha y'Imana yabahaye. Kubera iki? Kutacishwa bugufiya no kuifata neza. Mbuto yo guca bugufiya tushobora kuyasuzugura, ariko ni imbuto nziza ikomeye hagati yacu n'Imana. Nimba twemeye guca bugufiya mbere y'Imana, guca bugufiya kubw'iyo mpano wahawe, guca bugufiya kubw'amasezerano y'Imana ufite, guca bugufiya kubw'imigisha y'Imana yaguhaye. Kandi kimenyetso cyo guca bugufiya niki? Umuntu umaze gusobanukirwa ko agakiza afite yahawe n'Imana, afite amasezerano y'Imana, yahawe umugisha n'Imana, uyu muntu ntabwo ajya mu bibi, ntabwo akora icyaha, yirinda icyaha, ntabwo yaba mu gikundi cy'abanyabyaha, ntabwo afatanya n'abatizera, ntabwo yakora iby'Imana ye itabishaka, agenda akiranuka nguko Nowa yagendaga akiranukiye Imana, kuko yari afite agaciro, yahesheje agaciro agakiza Imana yamuhaye. Na niyo mpamvu igihe cyo kurimbuka ku isi, Imana yarinze Nowa imutegurira gukora murimo mwiza wo kubaka inguge. Igihe cy'umuzure yaje kurindwa kurokoka n'Imana, kurokorwa n'Imana hamwe n'umuryango we. Ariko twebwe ibayemo kutabihesha agaciro. No. Hari yandi madini mbona bagiramo akandu kakora ku mutima wanje ko gucishwa bugufiye. Mbere yuko yinjira mu nzu y'Imana, abanza gushira kimenyetso cyo guca bugufiya. Asohoka mu nzu y'Imana, agira icyo kimenyetso cyo gucishwa bugufiya. Iyo niyo mbuto ifasha Imana, inezeza Imana, ukasobanukirwa agakiza ku buntu yaguhaye. Ariko usanga twebwe twito barokore, Mana y'imbabazi, ugire gusaka amavuta gatoya, mundu atangira kwishira ijuru nga dendo, abaye dendo kwishira ijuru mababa, ashaka atangira kwibona ko atari ku rwego rumwe n'abandi. Oya, Mana iradushaka guca bugufiya, na nuko tuzabona umugisha w'Imana. Iyi si dushuka izashira n'ibyayo, gihe cyo gukorera Imana nacyo kizashira. Niyo mpamvu rimwe nimba mu 2000 numvise korasi imwe ku rusengero, muririmbyi arimo kuririmba avuga ko korera iyo Mana yawe, korera iyo Mana yawe, kuko kuzimu uzajya ntago uzayikorera. Turacyafite igihe cyo gukorera Imana, kandi na niyo igihe cyacu cyo gukora ibyiza, kuko nitutakora ibyiza mu gihe Imana yaduhaye bizaturimbura. Kandi nitugera kuzimu ntago tuzongera gukorera Imana, nta mwuka w'Imana uzaba kuzimu. Abazagerayo bose bazaba bitwa bande abasatani. Ufite amatwi niyumve icyo Muka arimo kubwira itorero mu bibiye bya none. Murongo wa 6, nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Tushake Imana, yemwe mutarakizwa, yemwe mwabiparitse, yemwe mwabivuyemo, yemwe mukiri mu murimo w'Imana, nimushake Uwiteka bigishoboka kuko abonwa. Kuko navuze igihe turacyafite igihe cyo gukorera Imana, tukorera Imana mu kuri no mu mwuka, kuko hari ikindi gihe tuzashaka buryo bwo gukorera Imana byange. Nimumwambaze akiri bugufiya, mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa.
iki si ibyo byo gushaka ibyaha, si ibyo byo gushaka ibizira, si ibyo byo gushaka abapfumu, si ibyo byo gushaka urabazi abo urimo gushaka mu iminsi, cyangwa ibyo urimo gushaka mu iminsi. Uje ku bapfumu bakuha imbaraga zo gucuruza ubona amafaranga, uje ku bapfumu bakuha imbaraga yo gukundwa n'abantu. Mane tagukunze ninde wagukunda? Ko batusiga mabyi bariya. Ariko Isaya atuhanurira uyu munsi ntabwo ari tena gihe cy'Abisirayeli, kuko iminsi abantu benshi bavuye mu bushake bw'Imana, batakaje agakiza k'ubuntu bahawe n'Uwiteka. Watakaza ibintu wahawe n'umuntu, ariko ndukatakaze icyo wahawe n'Imana. Ni mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ni muambaze akiri bugufi. Muve mu byaha bakiri mu byaha. Abantu bavuye mu murimo w'Imana, mushake Uwiteka kuko bigishoboka ko abonwa. Hari ikindi gihe tuzamushaka tumubure. Ni muambaze akiri bugufi. Umunyabyaha, reka tumve, umunyabyaha nareke ingeso ze. Nta mahoro y'umunyabyaha. Yesaya aratuhanurira hano, umunyabyaha nareke ingeso ze. Nimba uracyari mu byaha, nimba utarashaka Imana, nimba utarakizwa, reka ingeso zawe wegera Imana. Reka tukomeze kuwo murongo. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Mu gihe turetse ibyaha tukagarukira Imana, Imana itugirira ibambe. Bene data, singa umuntu. Niyo mpamvu tutakwiriye gukomeza gusa kuba mu bintu bitwa ibyaha, bikusaba kugarukira Imana. Mwanya wagarukiye Imana ukihana, Imana izakugirira ibambe. Kandi Imana iguha ibambe ryayo, amahoro iragaruka ku buzima bwawe, umucyo uragaruka ku buzima bwawe, umugisha uragaruka ku buzima bwawe. Kuko dukunda iby'isi, na wundi uzabiduha ni Imana. Kandi ntukakunde by'isi cyane, we ukunde kurinda agakiza wahawe n'Uwiteka. Ukunde kurinda mutima wawe mbere y'Uwiteka. Ndukivange n'ibyaha, ndukivange n'abanyamahanga, kuko ibyo byose ndago byakuhesha amahoro. Imana dufashe kandi Imana tugirira imbabazi. Murongo ukwe turacyari ku uyu murongo wa 7. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka, nawe azamugirira iki? Ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo mwibwira si byo nibwira. Iyi minsi kubera ibibazo by'ubuzima, ariyo abantu bari bahawe kakiza k'ubuntu n'Uwiteka, kwihangana byarabananiye. Barashaka kuhutisha amasezerano y'Imana. Bamwe bikuye mu bushake bw'Imana, bafite bagiye hanze ati niyo bazabona umugisha vuba. Mugisha utahawe n'Uwiteka nawe biragoye. Sasa ni iminsi yo gukora iki? Yo kugarukira Imana yacu ituha iki? Itugirira ibambe. Bandu buzuye bitekerezo byinshi iyi minsi. Bamwe batakishaka inama z'Umwuka Wera, bamwe batakisoma ijambo ry'Imana, bitekerezo byabo gusa ku mitwe niyo barimo gukoresha mu iminsi. Ariko mwumve ko Imana ibwira abayo hano, erega ibyo nibwira si byo mwibwira. Na kindi kintu Imana yibwira ku manywa na nijoro kubwo abakiranutsi no kubagirira neza. Abahawe agakiza k'ubuntu n'Uwiteka
ibyo Imana yibwira ku manywa na nijoro nukumva kusenga kwabo ikabagirira neza mu byo basaba, ikabaneshereza bibagerageza. Erega ibyo nibwira si ibyo mwebwe mwibwira. Twebwe twibwira by'amafuti, ibizaturimbura, ibyo kudutandukanya n'urukundo rw'Imana, ibyo gutuma tutakora bushake bw'Imana, ibyo kudukura mu nzira y'ukuri tukagendera mu nzira y'umwijima. Erega ibyo nibwira si ibyo mwibwira, kandi inzira zanyu sizo zimwe nizanje. Inzira zacu mw'iyi minsi abakiranuka ni bake, barimo kugendera mu nzira zabo gusa. Ariko icyo Imana ishaka hano, aratubwira ijambo, erega ibyo nibwira sibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe nizanje, nuko Uwiteka avuga. Kuko ijuru risumba isi, nuko inzira zanje zisumba izanyu. Ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Mwareka tukagarukira Imana, kuko maproje dufite ku mitwe yacu ntabwo ariyo Mana yibwira. Mugambi w'Imana ku bwacu si mubi, mugambi w'Imana ni mwiza. Wihanganire bikugerageza, wihanganire ibibazo urimo kuhura nazo, uhagarare ku rufatiro rw'Imana, urinde buzima bwejejwe. Komeza wizera Imana, komeza ukiranukira Imana, komeza wihanganira Imana. Ntugire ubwoba. Mundu usenga Imana ntabwo agira ubwoba. Mundu wahawe agakiza k'ubuntu kava ku Mana ntabwo akwiriye kugirira ubwoba. Ahora afite ibyiringiro, ahora atekerereza mirimo y'amaboko y'Imana, ko Imana yacu ishobora byose. Imana yacu ikura abantu gucavu ikabicaza n'ibikomangoma. Burwayi ifite ndawundi wankiza, bibazo fite ndawundi wambaye igisubizo. Tuve mu bwoba, tuve mu gushidikanya, tugarukira Uwiteka. Uwiteka azatubabarira, Uwiteka azatugirira ibambe, Uwiteka azatuha umugisha turi ku isi, n'umusumwe tubone ubugingo buhoraho. Yesu adufashe, Yesu atugirire neza. Ndashaka wisuzume nanjye nisuzume mwene data, abahawe agakiza k'ubuntu n'Uwiteka tuhagaze gute mu iyi minsi? Nawe utafite n'igitekerezo cyo gushaka buryo wahabwa agakiza n'Uwiteka, ninde uzayobora ubuzima bwawe? Ninde uzaguha iherezo ryiza? Satani arashukashuka abantu ku isi. Nta kintu na kimwe kwanza yaremye, nta kintu na kimwe Satani aza kumarira ku iherezo ryawe, kuko nawe azaba ari mu kaga. Ariko yari kubabiye byiza mukava mu byaha, tukava mu byaha tugashaka Uwiteka. Natwe twahawe agakiza k'ubuntu kavuye ku Mana. Mwareka tugakorera Imana murimo wayo neza, tukiranuka, tugirana inama, tucishwa bugufiya, tumvira abatuyobora, tumvira Imana. Abatuyobora nawe mukumvira Imana, tukaca bugufiya mbere yayo. Mana nawe izatugirira neza. Tukiri ku isi n'umusumwe tuzabona ubugingo buhoraho. Hari ibindi bibazo turimo kuhura nazo kubera kutumvira Imana. Hari ibikomeye turimo kuhura nayo kuko abantu banze kumvira Imana. Hari ibyago turimo kuhura nayo kubera ingaruka yabo yo kutumvira Imana. Umuntu wahawe agakiza k'ubuntu n'Imana, kimenyetso cye kimuranga cya mbere ni kureka ibyaha, akaba mundu wumvira Imana. Mubimutunguye, mubimuhagurukiye, Mana ikamuberera igisubizo cy'ibyo bibazo. Tugiye gusenga Imana. Wisuzume buryo wahagaze, buryo utwara agakiza k'ubuntu wahawe n'Uwiteka. Nongere mvuge tena, mu myaka ishize numvaga abaririmbi baturira imbere ya kandi gakorasi. Tegereza neza kundi utwaye agakiza. Utahetse ingobyi kandi umwana yaraheze kera. Iyi minsi turimo guheka ingobyi, ariko umwana yaraheze kera. Umuntu wari umukristo wahawe agakiza k'ubuntu n'Uwiteka asigaye anywa inzoga. Wari umuvuga butumwa
asigaye afite abagore babiri. Wari umuvuga butumwa, asigaye ajya mu bapfumu, kandi mu kanwa ke akavuga ko ndi umukirisitu, narakoreye Imana. Ubu se ndaguhetse ingobyi kandi umwana yaraheze kera. Tugiye gusenga Imana. Nitutinye bibazo turimo kuhura nazo ku isi. Bibazo tuhura nazo ku isi, Imana niwe gisubizo cyabyo. Kandi Imana ivuga mu ijambo ryayo, ntago yagerageza umuntu kuruta kwizera kwe. Iyi weekend wagaze gute? Ni yawe mugambi ufite? Ni yawe inzira urimo gukurikira mu uyu weekend? Urugendo ugiye gukora nuwo kujya mu nzira yo gukiranuka? Imyiteguro ufite ku iyi weekend niyo gukora ibyo gukiranuka? Ibyo urimo gupanga nibyo Imana yibwira ku bwawe, cyangwa urimo gukora ibyo Imana itashaka kukwemerera? Wisuzume. Ni iminsi yo kwagara ku rufatiro, ni iminsi yo kuhesha agakiza k'ubuntu twahawe n'Imana. Uyu munsi karasuzugurwa, ariko abantu bahawe agakiza n'Imana bakagacunga neza, bafite ingororano bazahabwa n'Uwiteka. Jambo ryanjye Imana yashize ku mutima niryo. Reka tusenge Imana. Turagushimye Imana ya Isirayeli, tugushimye kuko uruwera kandi urakiranuka. Warakoze isi yose arimo mamiliyoni na mamiliyari z'abantu wahaye agakiza ku buntu. Ariko ibi bihe tugezemwo, benshi bamaze guteshuka no kwibagirwa, kutahesha agakiza agaciro. Ndasabye imbabazi, sabira bene data imbabazi. Abari abakozi bawe bavuye basuzuguza ibyawe ku manywa na nijoro, ari abakristo bavuye mu bushake bwawe basige basuzuguza ibyawe, abari abanyimpano bavuye mu bushake bwawe, abaretse murimo wawe, ariko mirimo yabo mu iminsi niyo kusuzuguza agakiza kawe. Abari bahawe agakiza ku buntu bagombaga kuba abantu bacishwa bugufi mbere yawe, ariko barasuzuguza ibyawe. Utubabarire itorero, utubabarire Eglise Pentecote, utubabarire abamagawe, utubabarire abahawe inshingano, myifatire yacu, mikorere yacu, ubwoba bw'ubuzima, kwirwanirira, kujya mu nzira itari ryo. Iyi weekend abantu bagambiriye gukora ibibi ari benshi, ntago bagambiriye gukora ibihesha izina ryawe agaciro. Bamwe bagiye gusibira murimo wawe, bagiye mu bibi. Ibyo byose tubabarire, isi wibabarire, abera bose bababarire, ubaha imbaraga yo kuhesha agakiza k'ubuntu twahawe agaciro. Utuwe guca bugufi mbere yawe, utuwe imbaraga ku isi, fuwe rya Satani, migambi ya Satani irwanya itorero, irwanya abakozi bawe, bikurweho nawe. Tusabiye imbaraga bamaze gucika indege, tusabiye imbaraga bo Satani yamaze kugusha, tusabiye imbaraga batarakizwa nabo baha agakiza k'ubuntu Mana, kuko ijambo ryawe tubwira ko amavi yose azafukamira Uwiteka. Kandi ibyo ntabwo ari imbaraga z'umuntu, izaba imbaraga zawe. Urengera itorero, urengera abakozi bawe, abatarakizwa bahe agakiza, ababonye agakiza bagasubira inyuma mu izina rya Yesu, abakangishwa n'ibibazo bafite by'uburwayi, by'ubuzima. Tuzeye ko ibyo byose watuhaye agakiza, ntago yatuyima buzima hano ku isi. Rengera bera, rengera abantu bawe, ubagirira imbabazi, babone ukuboko kwawe Mwami. Isi yose turayisengeye, mahanga yose turayisengeye, bantu bahinduke, bantu bagupfu ukamire kuko ari we Mana nguru. Urakoze, reka iri jambo rigere ku buri muntu wese uzabasha kuryumva, rimugirira umumaro. Wongeretse nusuke Mwuka Wera wo kutwibutsa iby'agakiza kawe. Urakoze, cyubahiro kibi cyawe iteka ryose tugusabye. Amen. Imana ibaho umugisha. Yari Pasteur Serugendo Dismas uva mu Itoro Pentecote de Réveil Philadelphia. By'uru rugendo ndamuhanga, by'uru rugendo ndabavuga ko yarurangije kandi aracari ku isi tuhora turi mu rugamba. Reka kandi icyo tugomba gukora niki? No gufashana. Ni iminsi yo gusengerana bene data, ni iminsi yo gukomezanya, kuko twese ndako dufite kwizera kumwe. Reka tubahe nimero zacu, nimba mushobora kutubaza, ariko mwatubaza
ariko mwatwigisha inama nabyo byatubera byiza kubw'umuco mwiza w'iki Kristo. Ni 0772439754. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Philadelphia Imana iratsinda.